mwe mubona umusirikare akwiriye guhungabanya umutekano? Oya, ntago ariko bimeze. Umusirikare ahava akagera ahubwo we akwiriye kubungabunga umutekano, ahubwo impanuro cyangwa se ubutumwa dushaka kubaha kuri uyu mugoroba nka Radio Ruda, turashaka kubaha ubutumwa bwiza. Sinzi niba ahubwo wowe mbere yuko nagira icyo mvuga, niba hari ubutumwa ubafitiye ushaka kubagezaho, nanjye nkaza gusorezaho. Aha, ukoze neza, ukoze hasi unyibutsa amabuye arunza. Uvuze gahoro mbyumviriza byikubye inshuro zose. Abasirikare n'abana b'Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi. Abasirikare n'Abanyarwanda ntabwo ari umutungo bwite w'umuntu umwe. Ntabwo ari uwakanaka, abasirikare saba kanaka, saba kanaka, saba perezida wa RUDA. Oya, n'Abanyarwanda bashinzwe umutekano w'Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi n'abana babo n'imitungo yabo. Mu mitungo tukubite tubangura harimo amazu, harimo ibibanza byabo, harimo amatungo, harimo imishinga ikorera muri ayo mazu, hari imishinga ikorera muri ibyo bibanza, hari imirima, hari ubucuruzi butandukanye, hari inganda, hari amashuri, hari amavuriro, hari amasoko n'amasoko yabyo byose, hari amasoko y'amazi, ubwo n'imitembo y'amazi, hari umutungo umutekano. Ntabwo ugomba kuba uw'umuntu umwe cyangwa ngo bawitwaze abandi ngo bawucuruze, usange barimo kuwucuruza no kuri abo bashinzwe kuwurema no kuwucunga. Undi akifatira abantu mu gahanga akabafungira amaboko inyuma aducuruzamo umutekano ku gakoroboyi, kandi nyamara urayatanga kandi bakakwica kandi ukabimfabusa, bakagufata bakagufunga ukabimfabusa, bakagufata bakagushimuta ukabimfabusa kandi watanze amafaranga y'umutekano. Ayo mafaranga y'umutekano batanga arakwiriye? Ako nakarya abarezi ndabarahaye. Ahubwo nje nta muntu numwe, nje perezida wa RUDA kambabweze kuri, nta muntu numwe w'umuturage w'umusivilian ugomba kuzongera kurara izabo cyangwa kurara irondo. Kirazira. Irondo rizajya rirarwa n'abantu babyigiye, babifitiye ubunararibonye, babifitiye n'uburenganzira n'ubumenyi n'ubuhanga bwo kurara amajoro kurinda umutekano. Abasirikare bazajya barara kuva mu gatondo kugeza saa 6 gataha, agasimburwa n'undi kuva saa 6 saa 7 akageza saa 12, undi agatangira saa 1 akageza saa 6 za nijoro, abandi bagatangira saa 7 za nijoro bagakesha. Umutekano tukawurinda gutyo tuwusaranganyamo, ariko nta muntu ugomba kurara irondo w'umuturage. Kirazira. Bajye babuzinduka nibakwe bajya mu mirimo itandukanye, twongerere ubukungu. Umutekano ntugomba kuba nawo akarya abarezi ngo nako kabe akamashu bafatiraho umuturage, nimba yayabuze batangire kwitwaza ngo n'umwanzi w'igihugu, ngo nuko atafite ubushake atitabira gutanga y'umutekano. Ibyo nabyo bizaba impamvu imarisha Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi. Abana babagira imfubyi, abandi babagira incike, abandi babagira abapfakazi, abandi babagira abapfakaye, bagenda bapfakaza Abanyarwanda babahutaza, babaziza ku karya abarezi kabo. Burya umuntu yaguhaye amafaranga y'umutekano akibwa ibintu bye, wabimwishura? Reka ntabwo bishoboka. None se si kenshi cyane tumaze kwibwa? N'ubu nanjye mu minsi ishize naribwe, kandi buri gitondo amafaranga y'umutekano banza hano n'igihe baza kabiri mu kwezi. Niba baza ukwezi gushize simbizi, hari igihe wagira ngo baza kabiri mu kwezi, ariko nta biriya bintu iyo twibwe ntabwo twishyurwa pe, tubura n'ahantu tubariza. Ntumva icyo si igihanga nongeye kubafatana hirya no hino mu gihugu hose cya Repubulika y'u Rwanda. Abaturage babaryoza amafaranga y'umutekano, kandi umuntu iyo yibwe ikintu cye nta cyishurwa. Ubwo wumva aho hatarimo akarengane k'ibihekane. Bityo rero
umujenerali mu bwonko atari umujenerali ku mwambaro. Ndaje ibyo byose mbihagarika. Ibyo ni ibyaha byibasiye inyo ku muntu, byibasira ikiremwa muntu, abakuze n'abakiri bato, ibitsina byose. Ibyo byo gucuruza umutekano ku gakoroboyi kirazira. Nta mwanzi w'igihugu uri imbere mu gihugu, ahubwo habeho ingamba z'umuntu kukwiba ikintu cyawe. Noneho yakwiba nk'iyo telefone akakwishura amatelefone 5, yayananirwa tukamumanura mu kazi k'insimbura gifungo twabaruda. Tugiye kongera umutekano kuri satellite. Nk'ubu ngubu abantu bose tuba monitoringa kuri satellite zacu. Bityo rero twe twarigase ku ipasi shushi, twakoze umuti w'igihugu kandi umuti mpuzamahanga. Nta muntu wava mu gihugu akinjira mu kindi satellite zitaramubonana imbunda ze n'ibikoresho bya gisirikare n'ibitero ategura kugaba. Twe tuba twamonitarize no mu bwonko bwe ibyo atekereza gukora, twe tuba twabibonye. Nuko tutaratangira kubibabwira tubahagarike tumubwire, we kanaka watekereze kugira nabi gutya twakumenye, we bihagarike cyangwa bikomeze tuguhagarike ubibone. Icyo kintu ni cyiza, mwamutugiriye neza pe, mwamutugiriye neza kandi mwamudukoreye. Murakoze cyane. Ahubwo wenda dukomeje ikiganiro cyacu, aka kanya tugiye kuganira ku bijyanye cyangwa se ku burenganzira bw'umuntu ndetse n'ubw'ingabo z'igihugu. Banyarwanda, banyarwandakazi, impande zombi, ibitsina byombi, baba abari mu Rwanda ndetse n'abari mu mahanga, baba abari mu butumwa mu bihugu bituranye byacu, turagira ngo tubabwire yuko muri iki gihe turimo nta musirikare n'umwe, nta muntu n'uyu n'umwe ushinzwe umutekano ugomba kwijandika mu bikorwa byaba biri gutegurwa n'inzego zimwe na zimwe cyangwa se n'ibice bimwe na bimwe cyangwa abantu runaka, baba ari abari mu gihugu imbere cyangwa se abari mu gihugu hanze cyangwa se abakorera mu nzego za leta hejuru iyo ngiyo, mu mpande, mu myanya iyo ari yo yose. Turabahannye, twongere tubisubiremo, turabahannye. Umuntu uzahirahira, umusirikare uzahirahira cyangwa se undi muntu uwo ari we wese wiyumvamo ko yaba we, akaramuka agize imyumvire iza mu matwi ye, akumva iyo myumvire ije mu matwi ye, akayumviriza neza, hanyuma umutima nama we ukamubwira ngo gendera muri iyo nzira, azabiryozwa. Twebwe ntabwo dushyigikira umuntu wumva ibidafite umumaro, ntidushyigikira umuntu wumva ibihungabanya umutekano we ndetse n'uwa mugenzi we ndetse n'imitungo ye. Twebwe icyo duharanira ko umunyarwanda abaho mu mutekano ndetse n'ibye bikaba birinzwe bifite umutekano. Ntitunakeneye umuntu uzajya arya cyangwa se uzarya ibye, umutima uri mu mutwe atekereza ko mugenzi we ejo cyangwa se mu masaha aza kuza aza kumugirira nabi bitewe nuko hari icyo amushakaho cyangwa se hari inkuru yamwumviseho. Umuntu uzafatwa agafatirwa muri icyo kintu azabihanirwa, azahanwa na mugenzi we uri ku ruhande nawe abihanirwe, kuko byanze bikunze nta kuntu umuturanyi wawe azagira ikibazo ngo ubiyoberwe. Mugomba kubana neza, mukajya mukurikirana, ukamenya uko umuturanyi wawe yaramutse, ukamenya uko mugenzi wawe mwararanye ijoro murinze umutekano yaramutse uko ameze, niba atarahagaze ku nkingi imwe nawe ngo ubahagaze ku yindi, hakaza kugira ikimuhungabanya. Umuntu tuzasanga cyangwa se tuzafata yahungabanije umutekano wa mugenzi we azabyishyura, azabiryozwa, ntago tuzabyihanganira. Turabasaba rero ko mugomba kuba maso,
mukirinda buri kintu cyari cyo cyose cyava hirya no hino yaho muri kiza kubabwira ngo muze dukore iki gikorwa, kuko turabizi neza ko hari abantu benshi bajya bashaka kubinjirira, barimwo abayobozi banyu bakomeye bari hejuru aho ngaho, ugasanga baraje babashyizeho ibikorwa by'iterabwoba. Ntihazagire umuntu uza kugushyiraho iterabwoba na rikuzanaho, wowe uzatubwire utubwire uti hari umuntu runaka ushaka kutwinjirira, ushaka kunyinjirira, yaje ambwira ibi nibi. Mufite amakenga mukavuga muti ese izi nkuru twazibagezeho gute? Iyo ugiye ku rubuga rwacu urandika tukakubona, ntuzavuge wenda hato batazavuga ngo waravuze. Wowe genda ujye ku rubuga rwacu wandike, unatubwire izina ry'uwo muntu, ibindi ubiturekere. Ushobora kwibaza uti se uru rubuga nzandikaho ni uruhe? ni wa3.ruda.tk. birumvikana. Urakoze cyane kuba ubahaye urwo rubuga. Hanyuma nanjye ikindi cyo nakongeraho nuko iyo wanditse, twebwe mu buhanga n'ubuhakazi dufite, nta muntu muzagira ubwoba kuko twasanze kera bajyaga bakanga ngo iyo wanditse ngo babakureba ngo bakagukurikirana. Twebwe ntabwo urubuga rwacu cyangwa se ikoranabuhanga dufite ntiritwemerera ko umuntu atwandikira ngo bamuhakinge. Muramuhakinga se ko twebwe murahakinga ibyacu? Ni gute umuntu ahakinga umuhakinga? Ntabwo ibyo bibaho. Mutubwire muti hano ibintu bimeze uku, mutubwire muti general runaka afite imigambi ni umuyobozi runaka ari guteganya ibi nibi, umukuru w'igihugu ari gutegura igikorwa iki niki. Mwebwe mutubwire duhagarika ibintu hakiri kare. Ntago dushaka ibintu byongera kugarura umunyarwanda ahava kagera, nkuko tubivuga mu biganiro byacu bya buri munsi. Ntabwo dukeneye umunyarwanda ko yongera guhura n'ibibazo. Umuntu wese uzahirahira agakurura ayo makimbirane, agakurura uwo mwuka mu bantu, ntazaducika. Cyakora ahantu tudashobora kuzamuhana ngo ikereka ubwo nyine, kereka nituba twamushyinguye. Uwo tuzashyingura we ntabwo tuzamuhana, ariko uzaba azi ko agihumeka umwuka w'abazima, uwo nguwo rwose azitegura ibihano, kuko nawe azaba yateje amakimbirane mu bantu. Nongere mbihanangirize, nongere mbasabe ntihagire umuntu n'uyu n'umwe muri iki gihe, muri uyu mwaka wa 2019 dutangiye, uzahirahira kubangamira uburenganzira ndetse n'umutekano wa mugenzi we. Buri muntu acunge izamu rye, kandi acunga izamu rye, acunga n'iryundi, nta atagamije kumugirira nabi. Biyumvikane neza, umuntu uzabirengaho. Twe data zose turazifite, amakuru yose nkenerwa turayafite, aho tunyura, aho duhagaze, ahari abantu benshi bagenda, aho bahagaze, uko bakora, haba muri izo nganda, haba muri ayo mashuri, haba muri ayo mavuriro, haba mu masoko rwagati, haba mu murwa, haba mu migi itandukanye, haba imbere mu gihugu, mu karere k'ibiyaga bigari, Afurika. Twe turamonitaringa buri kimwe cyose, katuberurire. Nta muntu n'umwe uzaducika kuri iyi si ya rurema. Bityo rero twe mu kugenzura umutekano tuze turi abambere duhiga abandi bose ku isi. Dufata ibendera ry'abaruda, n'umubumbe muzawurebe, murebe idarapo ry'abaruda,
zenguruko ni umubumbe ni nk'ukwezi gukuze n'ingofero ya perezida wa RUDA ni nk'ukwezi gukuze ni umuzenguruko bivuga buri kimwe cyose twakizeho twarakizengurutse bihagije rero ku ngamba z'umutekano nta mutekano ugomba guhungabanywa yaba n'uwiyita umukuru w'igihugu yaba n'uwiyita umujenerali ku mwambaro ibyashire agapira hasi n'uwigira ngo ni intelligence cyangwa CID cyangwa ngo urwego runuru ni RIB cyangwa ngo uyu n'uyu mwese nta uzaba hejuru y'itegeko mwishiriyeho umukono kandi nta uzaba yitwaza impamvu iyi niyi ngo ahutaze umuturage umushimuta ujya kumufunga ngo uramukeka n'umukeka ukihandagaza ukamufunga nyuma tugasanga waramuhohote waramurenganyije ube witeguye ibihano guhera ku myaka 200 kuzamuka n'abazabizungura barahari bityo twe nta mikino ntimugire ngo twabaruda turahonde twigira abarezi kandi turabarezi twarabibabwiye bihagije kuva kare kose duca bugufi nk'ikabutura kandi tutaramakabutura ntimutuzi nta nubwo muteze no kuzatumenya mwe rero abakora ibibi abakora ibikorwa bibi abagizi ba nabi bagirira abagenzi babo nabi muhindukize ibitekerezo bya mugire neza mwige kugira neza mwikomereza mugire neza mwigendere naho utekereza ko ari umusore wa cyane muri besha cyane nimba muzi ko nta mukuru utagira mukuru we mukuru wa buri muntu wese yarabonetse noneho kizigenza perezida nya perezida indongozi iyoboye abaruda n'abarudakazi tukavuga tuti notoroda duto tutarafatiranga mu nta muruda mu byumve mu gihugu hose namwe mwagiye mu mahanga ku mpamvu zitandukanye nta muruda wemerewe kwambara ingofero yanditseho RUDA nta muruda wemerewe kwambara umupira wanditseho RUDA nta muruda wemerewe kwambara ikanzu cyangwa ipantaro cyangwa ikabutura yanditseho RUDA cyangwa isogisi kirazira twabaruda tugomba kwitwara mu myitwarire mishasha itigeze ibaho kuva kare kose kandi ntugende wivugavuga ngo nge ndi umuruda igira umurezi kandi uri umurezi uce bugufi nk'ikabutura uberere imbuto zeru ubaberere urugero rwiza ubabere urugero rwiza none abo bazabirengeho tuzahurira imbere mu ikorosi twe twarivuyemo ariko tuzahurirayo bo bari mu ikorosi twe twaramaze kurihetura turi mu kugaruka bityo rero wakwitwaza iki wakwitwaza iranka waburi ranka resi waburi ranka furu ntuzitwaze icyuri cyo uwuriwe n'imyaka ufite ngo urenganye umunyarwanda cyangwa umunyarwandakazi cyangwa umwana we umuhohotere witwaje ibigwango witwaje imbunda ufite menya kutayiguze ku mafaranga yawe yaguzwe n'amafaranga y'abene igihugu y'abanyarwanda bityo rero nje perezida nya perezida kambabwiza ukuri twagiye tubigisha kuva kare kose the human behaviors in the society good manners abantu mwitandukanye na bad and poor behaviors in the society haba imbere mu gihugu haba mu mahanga banyarwandakazi mwige kwitwara neza wabigishije kugenda mwica abantu mugandagura abantu wica abantu pakira mu bifu kujya kunaga mu binogo munaga mu nzuzi mu bishangiyo hirya no hino mu bigunde hirya no hino mu binogo hirya no hino mwitandukanye n'ubwo bwenge mumaze imyaka myinshi mukurikirana n'ibyo bikorwa igihugu cyose kirakontororwa na satellite umuntu uzahirahira yica mugenzi we anyuruza mugenzi we afunga mugenzi we umenye ko ibyo bikorwa ukora bizakurya inyomeko kandi uzata umuryango wawe mukaga bityo rero ntimuhirahire muhangayikisha abanyarwanda bahangayitse bikomeye kandi kuva kare kose iki nicyo gihe abanyarwanda bagira bati turaruhutse
nta muntu uturya umutima, nta muntu utubuza hepfo no haruguru, nta muntu utubuza aka na kariya. Mushyire agapira hasi nkuko namwe mutabuzwa kiriya na kiriya. Niki mureke n'abanyarwanda babone ubwigenge, nabo bibohore rwose, bumve ko bari iwabo imuhira. Bareke kumva ko bari mu gihugu nk'impunzi, bari mu gihugu nk'abacakara b'ibihe byose. Bityo rero tubaye tubaburiye, umuntu uzahirahira agashimuta umunyarwanda, ibishimutire yanyu, imikorere yanyu yose twarayigenzuye, turayizi hose. Aho mushimutira abantu turahazi, ibikorwa mukora byose turabizi. Abo mujyana ntibagaruke, abo turabazi umubare, ntabwo tububabwiye, turabayizi. N'ababigizemo uruhare turabazi. Bityo rero mushyira agapira hasi, ubugizi bwa nabi mwitandukanye nabo. Umuturage nawe wifatanya n'abariya, ugenda utunga agatoki nguriya nguriya nguriya, ugenda utanga bagenzi bawe, nawe urimo kugenzurwa n'abaturanyi bawe, barimo kukumenya, nuko batakubwira baritsotokera, ariko ibyo ukora byose barakuzi. Ntihazagira umunyarwanda ugambanira mugenzi we. Mwese muri bene kanyarwanda, muri abana ba Gihanga, ngoma ijana. Bityo rero Musinda atazabagaya nawe, n'abandi bose bazahoraho bazaza. Bityo rero gahunda nuko zimeze. Abanyarwandakazi bagomba kumva bose ko hari abarimu mpuzamahanga bagomba kwigisha abantu bose neza, bakagira ikinyabupfura cyiza. Umuntu uzahirahira akaba yahangayikisha abanyarwanda, ibyo bizamugaruka ibihe byose. Bityo rero abarimu mpuzamahanga mukomeze mwigisha abantu ikinyabupfura cyiza cy'uturere twose 30 tugize Repubulika y'u Rwanda, n'u Rwanda muri rusange, n'akarere k'ibiyaga bigari na Afurika n'isi yose. U Rwanda tuzarugira umurwa mukuru wa Afurika, na Afurika tuzayigire umurwa mukuru w'isi. Mujye mumbariza kuri wa@RUDA.tk, ni nomero ya telefone 0783428622. Ababa mu mahanga na gasaraba 258 Bityo rero umutekano uzasigasirwe na bose, kuko ni uwa bose, ntabwo ari uwa bamwe, kandi bose bajye bitabwaho bingana. Bityo rero hirya no hino turabashimiye ku mpamvu zose z'umutekano.